Kanyo nabonye ibaruwa yawe isaba akazi. Uje kunsaba akazi najya ngo tuganire umbwire neza. Nje gushaka akazi nkanyotewe kangeza. Ubu se uretse kubona ibyangombwa byanditse niba isaba akazi mu by'ukuri uzi kuvura. Naje gushaka akazi nkanyotewe kangeza. Aha neza. Neza ubuze ko akabonye. Kisengo rambaza ngo nza akazi iki? Akazi ndakazi. Nzi gusiramura. Ibyo nibyo nashakaga bya mbere. Nasiramuye abantu benshi, hari abahungu mweretse gusiramura hasi iminsi 3, hari witwa witwa Chris Yves. Abo nabahe? Na Fisto. Nabahano mu Kiyovu. Batuye hano hafi mu Kiyovu hano. Sabasiramura. Ahubwo nanjye ngenyine bwite. Ubu nanisiramuye. Hari perezida wo muri Shiri hejuru muri Amerika hejuru aho ngaho. Hasi we hejuru naramusiramuye mu bukonje ndamusiramura. Kanyombya rutangiye kumbeshya. Tangiye kumbeshya na perezida urahura nawe. Perezida ruguru handi muntu za muri Amerika ya ruguru. Yambwira neza nibo hari akazi wakoze ndaguha akazi ariko ngiye kubanza kukubaza niba ama service yose. Kumbaza ariko ntago ari ndakubwiye ko nisiramuye none ngiye. Warisiramuye? Ya ntibibaho. Ahubwo wowe mbwira akazi. Ahubwo mbwira ngo usiramure. Oya buretse wowe urasaba akazi ntabwo ushaka kunsiramura. Abakobwa nabo tubasiramura. Ariko nabonye muri cya gihugu cyaruza cya muri Nigeria hafi yaho Sudani basiramura abakobwa ntabwo ari kubasiramura iriya ni imico yabo bijyanye n'umuco wabo. Bafite imico mibi. Ntabwo mbiza ari umuco niba ari imico mibi. Ariko ikindi uretse gusiramura se wakoze niki? Ngo akazi nzi neza ko hari icyo wamarira hano. Kuko ndavura abantu mu ivuriro ndanabyaza. Urabyaza? Uziko mfata umubyeyi nkamubyaza nkamutandukanya n'umwana hasigaye ngafata placenta nkamugira gutya gatoya placenta kayishyira hasi ngatandukanya placenta n'umwana. None ko mbona urimo kunkinira filime ndaguha akazi gute? Filime? No reka nkubwire. Ngiye kuguha abarwayi ubavure ndebe kuko ntabwo wari gusiramura gusa ntabwo ari kubyaza ntabwo ari placenta gusa. Ndagira ngo menye ngo uzavura nubwo urimo gukina filime umbwira nk'ukina filime ariko nkine kumenya ko uzakina. Yaje ariko ubu ni igihe cyo gushaka. Baje gusaba akazi. Ariko rero ikintu kimwe mu barwayi babasinzi ko ntabwo namenya kuvura. Oya nta murwayi zo yasinze. Ahubwo ngiye ndagira ngo nkubaze ikindi uzi gukora ni iki mu ivuriro ryanjye nguhaye akazi ikindi wankoreramo ni iki? Ngo akazi ko kwakira abarwayi gusa se? Reka da baramutse bakurituye kubita ingumi yo kwita amabungu azaduka ndakudoda ako kanya bagukubise uradoda cyane n'amabandi abajura. Uzajya ufatira abajura. Ariko indwara y'ubukene ntabwo ndayishobora. Nzaguha ntuje gusaba akazi se amafaranga nzaguha. Ntuzane abasinzi n'abakene. Umukene ashaka kuza ngo ndwaye ubukene gusa nawe nabona ikinini cy'ubukene. Nta mukene uza kwivuza ubukene. Nawe ni indwara. Nakubwiye abarwayi baza kwivuza barwaye ntabwo nakubwiye abasinzi cyangwa abakene. Ntugende batoze bazane niba barwaye mu nda akarwara sikarisi zamibe ndabivura. Ibi ni iki none? Impamo uzi gukora muri laboratoire? Ndabizi muri labo gukoresha microscope ndabizi. Hareba abarwayi ba amibe dore ko barya umwanda muri iminsi abantu batazi guteka amazi. Bezaga abarwayi amibe na sikarisi. None se Kanyo waguha abarwayi ukanyereka uko uri bubavure nkareba ntabwo ari cyo abo bombi nge nabazirije ntubazane bwana dogiteri ntuzane abarwayi b'inzoga abarwayi ntabwo ngo abasinzi ndaguha abarwayi b'inzara shaka kubavura ngewe no kugira ngo duhuze. Urashaka abarwayi bameze gute ushaka kuvura kugira ngo mbone ko ushoboye akazi? Wowe niba ufite firimbi genda ubabwire barwaye indwara iyo yose ubazana ariko wowe urashaka kunsiramura ngewe? Ntabwo usiramura siko nakurahira utwene genda umusiramuzi badaje. Ahubwo reka nkubwire icyo ukora. Ngiye kuguha akazi ko gukora marketing uvuga ko dusiramura abarwayi abantu bishaka. Reka da yewe ndabona ariko washobora. Kereka baje bashaka gusiramurwa ukabasiramura. Namusiramura neje bundi asiramuye umuhungu ariko agira akantu k'ibibazo kubera ko yararwaye kandi ndwara ariko nawe ufite ikibazo. Yarafite Sidonia ariko nawe ufite akabazo. Niba urwaye reka maze gupima niba urwaye sida. Ariko Kanyo nawe ufite ikibazo.
nari siramuye nakubwiye rwose nari siramuye ngewe oya abantu bakagira ibikabyo gutyo baba babeshye ntabwo usiramuye nari siramuye oya ntabwo usiramuye ufite igifirimbi ubwo reka uzabaza umugore wanjye ariko wowe urabaza uri kureba imbwa imoka utazi utareba n'umurizo wayo umva noneho nkubwire ngiye kukuzanira abarwayi ubavure turebe uko uzabavura niba ushaka akazi ngiye kukuzanira abarwayi ubanze ubatoze niba barwaye indwara barwaye yose ariko za ndwara umurwayi wese ugenewe kumwakira wemerewe kwakira umurwayi uwo ari we wese ntabwo utoranya kumwakira neza ariko yasinze namukubita namuhondagura none n'umuganga ngumvura ko nasinze none n'umuganga n'akasamutwe umurwayi azageza bamukubise ava aho kumudoda umukubite n'undi ngo ndakennye iyo ukennye wagiye gushaka abantu b'abakire mu mujyi ko bahari ukibasa kugira ngo urebe ko wabona amafaranga ariko numva waje gusaba akazi ukavuga ibinyuranye n'akazi bimeze bite akazi igenda nushaka kuzana abafite abarwayi ngo kanyongera aho kugira ngo nkwizere ngiye kukuzanira abarwayi ndebe uko bakira no kubavura ndaguha akazi maze kubona uko uvura kuko imivure yawe ndayikemanga inkoko niyo ngoma agenda ubazana akira ngo ibikoresho ndakwereka aho mbere akaga akira nzi ntabwo mbizi niko muganga azana abarwayi niko nimero ya mbere ninjire nta kibazo ko muje muri babiri ni madamu wanjye mufite nimero zingahe ni madamu wanjye madamu wawe ufite nimero se wowe turi umugore n'umugabo turi abajene mariya muri abagore n'abagabo n'umugabo wanjye hanyuma ninde urwaye dufite ikibazo tumaze imyaka 10 dusezeranye noneho urumva twabuze urubyaro mumaze imyaka 10 musezeranye twabuze urubyaro twagiye ahantu hose byaranze kuki intambara gufite nta rubyaro ntabwo nzi ukuntu bigera ko nta kuntu arago umuntu ukamuka twarivuje twagize gute rwose mbarukuru rero ukuntu wabigenza madama akiri kubigenza gute ibyo bintu ni ibintu byoroshye ariko rero uraho gusa nta rubyaro ukora iki nta kuntu ageze kuri mu gutwi akazi ukora nakaye no mu gutwi ngezamo rwose no mu gutwi ndakora cyane nkagezayo mu gutwi cyeka niba nzageza mu rutire ngo umwana uva mu gutwi twagiye ahantu hose byaranze ugiye hanze kugira ngo mukore consultation ibyo ngiye biroroshye ni ukuri ndishimye cyane ni ukuri pe sheri umara kuvura se genda nta kibazo ndamukorera umara sheri okay madamu ugira umuriro wumva ushyushye oya usibye ikibazo wenda cy'imihango ihindagurika imiki imihango ihindagurika amatariki agahinduka wajya uyiha umugabo wawe ugiye wirinda guhindagurika imihango ariko se ubundi kiriya kigura ibishaka wiki uzi ko sinabona abagabo bameze kuriya ajame sinabona umugabo umeze nk'uriya rwose mumaranye imyaka ingahe ni imyaka 10 mukora nta kigenda erega nubwo yakubwiye nagakora cyane ntabwo ukora cyane ibyo ni ibintu byoroshye ngenzi gukora cyane niko ibi ni ibiki abantu umuntu nk'uriya ntabwo agomba kubaho agomba gupfa akigendera ugashaka undi mugabo wabona ari nawe ufite ikibazo ugize amahirwe yo kugera hano use kujya hariya ngo ukore consultation ndebe ko ntagoragoza ariko sinzi uriya ni nk'urutare numara kuvurwa maze gukora consultation ukagenda ubu ni mugu nijoro muraba muri kumwe gusa bukorera iki gukora n'ikintu kimeze kavuruka wajya ngo ni ikirunga nta cyamaze uriye kubera nje kwa muganga urabidukemurira cyane nayo ikimura rwose umura mukobwa wanjye nta kibazo ndagukemura ikibazo neza kandi nawe witonde ariko ntuzabivuge ugomba kuza kwa muganga ntabwo ari ngombwa kugira ngo ugende uvuge ngo bavuye gutya bagize batya oya ntabwo ari byiza muganga wenyine ugomba kubimenya nawe mu burwayi nta n'agakeri na kamwe kari mu nda
Kandi nimugoroba mwaraye mubonanye. turabikora buri munsi Ayiwe, njye nararambiwe mbega ikigoryi cy'umugabo. Ariko usibye ko ari ikigori cy'umugabo nawe uri akagoryi k'umugore. Wowe se urakora n'ikintu cy'ikivagundu cy'ikiwerewere. Nta bandi bagabo ubona. nese kuba mara Ubu umwanya ntabwo ndebaga ndi guhita ndi dogiteri ufite imodoka nta soni. kuba mara umwanya muto hasi urumva ari ikibazo Ni ubucucu. Agomba ibinini byinshi. Ibintu by'ibikomprime byinshi. Unywa inzoga? ariko njya nsomaho gakeya Ndakurika turangire ndakugurira. mu miti urama harimo inzoga Oya imiti ndabanza nkore consultation. urebe ikibazo naba mfite nko mu nda Ndahagera cyane. Numura. Reka tuba duhagurutse. Witwa nde? Witwa nde? amazina yanjye yose Ariko uramutse utwaye nk'inda ntiwashimira Imana? ni ukuri kw'Imana muga rwose umva noneho umugabo wanjye Ndayiguha. nta kintu ataguha Ndi muganga ndayiguha. Witwa nde? Uwase Ange Ange. cyane igihe uhuye n'umugabo wumva ubishaka. ndabishaka Nanjye nduba mbishaka. Nanjye ndabishaka. Mbigukoreye hari ikibazo? si ugiye kunsuzuma Ndavuga gusuzuma no kubigukorera kuko uzabaho uri utari nk'ikiwerewere nk'ikigoryi nta mwana ntaki. Mbigukoreye nkaguha ubuntu ntabwo namukwishyuza. Nkaguha umwana w'ubuntu. nkaca umugabo wanjye inyuma se Kiriya kintu uze ni igiki? Nubwo wagica imbere nubwo wagica inyuma nubwo wakwirukanka ni ikiwerewere ubusi. ubwo se abimenye Sinakubwiye ngo ki? Sinakubwiye ngo ntuzabivuge? Sawa. none se ubwo umpaye uwo mwana akaza ari inzobe kubona umugabo wanjye nawe ari igikara Oya. Umubwira ko Imana yakoze amahirwe yaguhaye amahirwe akaza asa nanjye Yego. Vana myenda. Vana myenda none se ndagusuzuma nta myenda wambaye imyenda. ubwo se umugabo wanjye nahita aza gukora Oya nugukinga. Kadashya wifunguze ne kuvuyamo. Ikintu kimwe niko gusa uryama wambaye imyenda nta muntu baragusuzuma wambaye imyenda. Uretse gatoya mbere mbanze mbere umutima wawe ukuntu uri gutera kuko biteye ubwoba. Mbega imitsi mbega we ndakurahiye na Yesu aje kukuvura ntabwo yagushobora. Kereka haje abamarayika wowe sinzi ukuntu bimeze. Izi nshakwaha waziciye ryari? Izi nshakwaha waziciye ryari? twabikoreye rimwe n'umugabo wanjye Wowe umugabo niwe ukogosha? Uzakora ishyano. Wapima n'umunwa kuba ufite umunwa muremure wavuga menshi cyane. Urwaye n'igifu mbese? nacyo njya nyirwara Reka wagitewe n'iki? Nturiya mugabo. Umugabo ntacyo akumariye gisinze ukuntu uteye. Reka nkwereke kigiye gukoraho iki kigori ikintu kibona umugore usa nawe kikabaho kikamera nk'igisiga kitarya n'amasaka. njyewe ikintu nshaka n'umwana nasi Namuguha ikibazo se kiriya. Kaze nkwerekera ibyo kiwerewere kigori ntakiri. Ariko wamusha uriya rero ababyeyi bamubyaye bazi ko batanze umugabo batanze imbwa n'imbwa. umugabo zindamutse mbonye umwana No, musegure. wanjye ni umukire nta kintu ataguha Akize abana afite abana mu nda ntabo kiwerewere. Reka nguhe umwana ureke ibintu by'imikino. Ndamuguha none aha ngaha. nawe mujyanye Umva nawe reka nkwerekere ko ibyo kiriya kiwerewere kiriya kigori kigukorera ntabyo azi. Imikorere ni fake. Ntabwo bizi. Gira amaguru gutya.
gira amaguru nkuvure ng'umwana uri mu biki reka nkwereke gira amaguru gutya tandura amaguru neza ariko si n'ibiki gutyo zamura imyenda ndaje Kanyombya hagararaho ndagufashe ako niko kazi waje gusaba oya yarambwiye ngo ararwaye wowe ushaka gusambanya abarwayi oya nanjye kumuvura oya ntabwo ari gutya bavura nanjye kumuvura nyabo uku ntabwo ari kuba uku niko bakwigisha kuvura ngo yaragiye kunsuzuma kugusuzuma iki kugusuzuma kuramo imyenda inda akazamura amaguru nasuzumaga ko ashobora gutwita wowe ntabwo aribyo twagutumye ntabwo aribyo wize ntabwo aribyo waje gukora niko kazi wansabye nse niba nakagusabye uhita usohoka none abataragufata sigara ugakora basi oya kankore ako nari gukora kankorere mbega umugabo madame ndabeshyara hari ikibazo nagiye oya sohoka sinenge kuba umwana sohoka madame mujyemo bakuru uriya muganga aragufata akakuryamisha hano agashaka kugusambanya buriya we nturi mukuru ntubibona buriya se niko kuvura niko abaganga bavura reba ipantaro aho zari zigeze ntabwo wowe ubibona cyangwa nawe ubifitemo uruhare ko mbasiganye hano ngira ngo avure mbona uko avura aka kanya gatoya mumaranye akuyemo ipantaro atangiye kubwira uzamure niko bavura se buriya Oyiriga mfite ikibazo cyumvikana. Ikibazo cy'abariga dushaka kwicara tukakiganira ku buryo bw'umwuga bwa kinyamwuga. Ntabwo umuntu nkure yaza ngo atangire gukora ibi, atangiye gushaka gusambanya abarwayi gutya, ntabwo byashoboka. Ntabwo ari kubavura. Nje yarambwiye ko mvana njyanye umwana rero kubera ikibazo cyo wajyana umwana gute ko kuba utaratwita abatarakuvura nta muti araguha. Urumva watwara umwana gute ko urumva utekereje mu bitekerezo byawe ibyo bintu bibaho. Nje yari yansuzumye ambwira ko umugabo wanjye ari ufite ikibazo arambwira ngo agiye kumpa umwana. Ubwo se mfatara usambanye. Yego murakoze bakinnyi beza ba filime, bakiniye mu by'ukuri hano filime nziza cyane irimo inyigisho. Ariko mbere yo kugira ngo mvuge byinshi reka mbanze mbibwire, nitwa Dr Karake Callixte, ndi umuyobozi w'iri vuriro Alpha. Nashatse kwifatanya namwe hano kugira ngo iki kiganiro n'inyigisho iceho yerekana uburyo dushobora gutanga serivisi no guha abantu serivisi. Ndi bubabwire muri make serivisi dutanga hano, ariko dusa naho twayikinnye mwabibonye. Nubwo twakinnye Kanyombya agaragaza ko ari umukinnyi, ariko mu by'ukuri byashaka kwerekana ko hari abaganga batandukira ku nshingano zabo, bakaba bakora ibindi bidakorwa mu mavuriro. Barahari, barafatwa, baragaragara. Niyo mpamvu kariya kantu twagakinnye tugasubiramo kugira ngo abantu bazamenye ko ibyo bintu bibaho. Hano rero ntabwo bibaho, nta nubwo ari byo dukora. Byabaye kugira ngo tubigaragare mu mikino nk'uko dusanzwe dufatanya gukina amafilime aca kuri televiziyo zacu. Murabizi ko mfite televiziyo bita Alpha TV, na hariya Kanyombya kuri televiziyo muzabibona. Byari kugira ngo dutange message. Iyi message mu by'ukuri habaho abantu benshi bahura n'ibibazo baje gusaba serivisi, benshi ari ubujiji, abandi bakabotsa igitutu bakaba babafatira mu ivuriro cyangwa muri consultation. Ariko ni message twashatse gutanga kugira ngo abantu bazabone ko bishoboka binabaho. Ikindi nababwira, mu ivuriro Alpha dukora hano mu Kiyovu imbere ya Ruranshya. Tugira serivisi hafi ya zose zikorwa mu mavuriro. Tugira consultation, tugira chirurgie, tugira family planning, tugira laboratoire, tugira reception. Amaserivisi yose arahari nk'uko andi mavuriro ayafite. Ibyo rero no kugira ngo ntange message kugira ngo abantu bataze hano bazahaze. Mwabonye ko ari twanditseho ko dukora circoncision. Circoncision niyo do focusingaho cyane kubera ko ni ikenewe, niyo twabonye abantu bakeneye kwitabira, dushyiramo ingufu cyane. Tubiba ngombwa ko tunayamamaza kugira ngo abantu bazi kwisiramuza ku bushake. Gusiramura ni igikorwa wenda tuzigisha ubundi yaba kuri televiziyo,
yaba mu biganiro bindi, ariko nicyo kintu dukora cyane ku buryo abantu bose bambona hano bampamagara, ni njyewe ukora icyo gikorwa ku bwanjye, mba mpari nkanabikora, nkasiramura umuntu, yaba umwana, yaba umugabo, yaba umusaza, abantu bose mbakorera icyo gikorwa kandi bikagenda neza. Nkaba rero nabashimira uburyo mwaje hano kumfasha kwamamaza icyo gikorwa, kandi ngira ngo namwe ni message yanyu mushobora gutanga, no abantu bose bakamenya ko ibyo tubikora kandi tubishyizemo ingufu, kandi ari igikorwa cy'igihugu kiri no mu buryo bwo kurinda abantu kwandura sida ku mubare wo hejuru, kugabanya igitigiri cy'abantu bandura sida ku mubare wo hejuru. Ntawe utabizi, twarabyigishije n'ubu turacyabyigisha ko umuntu usiramuye aba agize amahirwe ya 80% yo kutandura sida, agakoko gatera sida. Ntabwo ari kimwe rero n'umuntu udasiramuye. Umuntu udasiramuye afite amahirwe menshi yo kwandura indwara nyinshi, ariko ntabwo yari umunsi wo kwigisha, ni umunsi wo gutanga message gusa no kugira ngo tubabwire aho dukorera. Muzatugane, ndabashimiye, murakoze.